abandi namwe abari hakurya hino muri Afrika muri Aziya. Uyu munsi rero Afogati turabashimiye cyane abakomeje gukora subscribe cyane ndetse n'abantu bakomeje kutwandikira ibitekerezo byanyu byiza, turabashimiye tutarinze kurondora amazina yanyu. Uyu munsi rero mu kiganiro The Connect tubafitiye iki? Uyu munsi tubafitiye quiz ijyanye n'imyizerere iriho. Dufite imyizerere itandukanye, abasilamu, abakristu bafite nayo imyizerere itandukanye, n'abasilamu nabo nuko za gakondo. Muri make ibyo bintu nk'ibyo byose by'imyizerere biriho. Rero uyu munsi dufite quiz. Muri tayari gukora quiz? Abana njemba mpari igihe cyose. Okay, murakoze cyane. Ngusaba rero nawe kugira ngo ibibazo turi buze kwibaza hano muri iki kiganiro nawe waza kutwandikira muri comment uko byumva, kandi ako kanya wihuse cyane. Ngiye gutangira kuri Nkunda. Mfite ubwoba ntabwo aretse ibizamini. Uzigiye muri cyo kwishuri wowe. Ikibazo cya mbere kiragira giti: ese koko Imana iriho? Ibaho? Cyane. Iriho. Mama? Imana iro byataraho. Ikibazo cya kabiri mbaza mama: ese koko imyizerere itandukanye yose ituganisha ahantu hamwe? Bitewe nuko nizeye twese uravuga muri ndi kukubaza icyo kibazo. Imyizerere itandukanye, abizera bose Imana, ese koko izo religion zose zitandukanye zitwerekeza kuri destination imwe? Oya, kuko hari abizera ibindi atari Imana yo mu ijuru. Ariko ngewe babaye ari abizera Imana yo mu ijuru tuvuga, ubwo irerekeza ku kintu kimwe. Hari abantu bizera ibindi biriya bya gakondo. Nawe yaravuze nabo nizera Imana, se nizera religion zitandukanye zose. Oya, hari abizera Imana yo mu ijuru n'abandi bafite ngo abizera Imana bose izo religion zose, izo mana zose twumva. Oya, ntabwo ngiye ko nizera, ntabwo ntekereza ko baba bari batuganisha hano. Ntabwo ari hano. Okay, ase koko nimba Imana iriho, kubera icyo hariho akababaro ku isi, abantu bababaye, abantu barwaye, abantu bagize gute, abantu Nkunda subiza icyo kibazo. Niko iki abantu bababaye? Rero inzira y'agakiza ni inzira igoye, kuko muri Bible handitse ngo ni inzira, muri Bible handitse ko ari inzira igoye imeze nk'amahwa. None se abo bari mu gakiza bo ntibababaye nyine barababaye, banyura mu maho kugira ngo ni ibintu kugira bakure, kugira ngo bakure. Ntabwo wagera ku kintu utakivunikiye. Okay, momo agisubiza. Ariko ntekereza nyine impamvu abantu bababara nyine nuko uko ntekereza muri mind yanjye, n'ubundi abantu bagomba kubabara. Ariko noneho wende ikintu navuga kuri ibyo ngibyo ngo kweki abantu bababara kandi Imana iriho. Nyine Imana ni Imana, naho navuga ngo Imana kweki abantu bababara ntabwo nahita mbona igisubizo. Rero nta muntu uraduha igisubizo cy'uko yabajije Imana kweki abantu bababara kandi uriho. Ibyo niyo ibizi, ntabwo njye mbizi. Wowe dukurikiranye mugarika mubwire, kuko n'umukristo kugira ngo akure nuko aba yahuye n'ibigeragezo. Ba n'umara n'igihe utahura n'igeragezo uzamenye yuko nta hantu uri kuvuga. None se nkunda biye, niba uri umukristo ko tuvuga ko tubaje ko Imana iriho, kubera iki nyine ubabara, kubera iki iyo Imana yemera ukababara? Kandi warakuze nyine uri umukristo. Ibiri kunoza ni nka training ibiri kunyuzamo. Ni training ibiri kunyuzamo. Murakoze cyane. Izo turacyari muri section A. Harasigaye ibibazo bikeya cyane, twanze tukinjira muri section B iri buze kuzamo naho ibindi bibazo bitandukanye. Dukomeza rero ikindi kibazo: ese ni iki kikugira umukristo? Ni iki kintu gishobora kukugira umukristo? Ikintu gishobora kugira umukristo ni ukwizera Kristo, ariko nanone nkahamanya n'umutima wanjye ko namwizeye. Icyo nicyo cya mbere kingira umukristo. birumvikana ibyo byose biba ari uko
biba nyuma y'uko nyine Kristo nawe yabanje kunyemera. kumwizera nkunda bari iki kintu babivuga iki kintu gishobora kugira umuntu wa Kristo cyangwa se gishobora kumugira umukristo nuko waravutse bwa kabiri ukemera gupfana na Kristo ukazukana nawe ibyo okay aha ese imbwa zizajya mu ijuru nkunda imbwa ntabwo mbizi bobo Imbwa se bavuze imbwa inyamaswa zizajya mu ijuru nge mu myizeranye ntabwo nizera ko imbwa zizajya mu ijuru nizera ko abantu aribo bazajya mu ijuru abantu bazajya mu ijuru aha ikindi kibazo nkunda ese Imana iteye ubundi Imana iteye yego rero iteye meze gute muri Bible handitse yuko Imana yaremwe turi mu ishusho yayo bisa nawe isa nkanjye isa nawe iyo nkubonyemo nkubonamo kuri Imana kuko muri Bible handitse yuko Imana yawe jewe oya ntabwo uri Imana yanjye okay sobanura rero sasa sobanura ese Imana iteye gute Imana isa gute Imana isa gute mu by'ukuri ntabwo mbizi ariko nzi ko nyine twaremwe mu ishusho yayo ubwo nyine nzi ko yego momo nk'uko nkunda bigavuze ntabwo kuko Imana ntabwo turayirebesha amaso yacu mu by'ukuri icyo tuzi ni uko tuzi ko Imana iriho gusa ariko nta muntu urayikigera ngo ayirebeshe amaso nk'uko gendamo kukureba ariko iyo dusomye muri Bibiliya bitubwira ko Imana yaturemye mu ishusho ryayo ariko ntabwo tuzi neza ibifatika uburyo Imana isa nta muntu ubizi ntabwo se wari wayibona baraza kutubwira wenda bari n'abagerageje kuyibona kuko ihora ihindura ushobora kureba ugasanga ihora ihindagura sinzi ahantu nibagiwe sinzi ahantu muri Bible banditse niba ari Mose wari ugiye kureba Imana ngo umwereka niba ari umugongo kuko nawe wari wayibona mu maso ntabwo yayibonye yamweretse umugongo kuko yamubwiye ati iyo uza kubona mu maso yanjye ngo wari no gupfa sindi kwibuka neza niba ari hehe hari ikintu umuntu yakora kugira ngo abe umukristo ikintu yakora ese kirahari cyane ikihe momo ngewe uko ntekereza umuntu kuba umukristo icya mbere cyakugira kuba umukristo nk'uko nakomeje kubivuga ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ibindi byose iyo umaze kumwizera azabyuzuza ese ukenewe kugira ngo ubatizwe kugira ngo ube umukristo cyane oya njye ntabwo mbyizera gutyo cyane iyo ni yego we yemeje yuko agomba kubatizwa kugira ngo abe umukristo wowe njye narimbaje icyo kibazo se ni ngombwa cyangwa se kugira ngo ube umukristo ni uko ugomba kubatizwa ntekereza yuko ngewe kugira ngo umuntu abe oya reka nkubwire kugira ngo njye usubemo ikibazo numva ndabajije ngo ese ngomba kubatizwa kugira ngo mbe umukristo urabanza ukamwizera hanyuma wanyuze ugahita ubatizwa aha icyo nkunda avuze ni kimwe n'icyo nendaga kuvuga mbere habanza kumwizera ubwo iyo umwizera wabaye umukristo deje ariko noneho kwa kubatizwa ni ikimenyetso cya bimwe mu byo yakoze nawe nkunda Imana yavuye Imana icyo kibazo se ntabwo mazi Imana yavuye aho yavuye kabisa kuko sinamenyaga Imana yavuye ariko aho yavuye harahari kuko ni Imana y'ibihe byose ni Imana igenga ibintu byose hari ahantu Imana yavuye ntabwo ntekereza ko hari ahantu Imana yavuye nyine Imana nihoraho ntaho yavuye tugeze muri section B rero udukurikiranye kandi tugushimira uburyo ukomeza wita ku biganiro bya Fogati ukurikirana ikiganiro The Connect twihuse rero tugeze muri section B aha ese ibitangaza biracyariho biracyakorwa bitangaza ibitangaza biracyariho Imana ikora ibitangaza ndetse n'uyu munsi kabisa n'ubu twicaye aha ngaha n'isaha kandi iracyakora no kuba waje ugatega moto ukaba wageze hano nacyo ni igitangaza kuba utakoze impanuka ari benshi bakora impanuka bagapfa nacyo ni igitangaza ko yakugejeje aha ngaha amahoro sema ngambwira hari umuntu mwiza cyangwa se mwiza cyane utizera Kristo
umuntu mwiza cyangwa se mwiza cyane dushingiye kuki ku bwiza tubona umuntu mwiza mwiza mu mico mu myifatire ariko utizera Kristo barahari 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 kuko tuvuge nk'urugero ushobora gusanga nk'umuntu ntakijijwe pe ntiyari yakira Kristo muri we sibyo ugasanga umupagani wibereye ahangaha ariko agira impuhwe agira umuntu ugasanga ni wandi urera abana b'imfubyi sibyo cyangwa se ugasanga tuvuge nk'urugero afasha mbese ari wandi ufasha abantu bose sibyo reka nibaze ikindi kibazo ngiye kukubaza nkunda gishamikiye kuri icyo ngicyo uyu muntu azajya ikuzimu azarimbuka bajya bavuga ngo imirimo myiza itagira iki bavuga kwizera kudafite imirimo wagupfuye ariko ufite imirimo gusa ntago niyo mpamvu nakubajije ikibazo ese hari ukuzimu uyu muntu azarimbuka yarimbuka atarakire Kristo mama urabivugaho iki uyu muntu mwiza utizera Kristo amuvugaho iki afite kuri memo umuntu wese utizera Kristo ngewe nta nubwo umuntu mbara ko ari ntabwo ariho pe ntabwo ariho okay ikindi cyo nari nakibabajije ese hari izindi mana urugero twakuze batuvuga ko basogokuruza basengaga ibindi za dagoni izo ngizo za buda zo mu Bushinwa ni nyinshi cyane zitandukanye ariko nyine ya mana yacu iza ku mwanya wa mbere ese ubundi ijuru riteye gute nk'uko rimeze gute ijuru sindabijyamo ko nyine ni ahantu heza hameze nka gute ugereranyije numva ari nko muri paradizo nimba numva ahantu heza hataba imibabaro mbese bahora baramya Imana banezerewe nta mubabaro nta kuvuga ngo washonje ahantu kuri wowe heza ni nkahe ni muri parike ni nkahe mbwira ahantu heza kuri njyewe ni ahantu ngera ibibazo byose bigashira ni nkahe abamotari wenda bashobora kuvuga ngo ni mu cyari iyo ageze mu cyari iwabo adagitekereza nta rugero rufatika naguhereza ngo wenda ngo nimba ngeze mu Kagera ngo ndaruhukira hambere ahantu heza ariko ahantu heza nyine nkuko urimo kubivuga niba ari mu ijuru nzagerayo imibabaro yose igashira nibagirwa ibintu byose byambabaje sinjye ikintu nibuka aho ngaho niho haba ari heza ese umuntu yaba umukristo ariko adaterana atajya mu rusengero cyane umuntu yaba umukristo adaterana atajya mu rusengero buriya Bibiliya nicyo gitabo kirimo ubwenge bwose kandi cyakwigisha buri kimwe cyose nawe utajya mu rusengero kujya mu rusengero ni kimwe wenda ni uburyo bwo kwicara hamwe n'abandi ugaterana n'abandi mukumvira hamwe ijambo rivuye muri ya Bibiliya nabyo ni byiza ariko umuntu yaba umukristo atajya mu rusengero gusa cya kintu twavuze agomba kuba yarize Kristo umwami mukiza icyo niko nako momo abisobanura nkunda kuri wowe ako biragoye umuntu yaba umukristo adaterana nge numva bigoye cyane kuko hari ukuntu ushobora kuba uri nko mu rugo wihebye nk'ukuntu uri wenyine ariko iyo ugiye nk'ahandi nko muri caci hari nk'ukuntu bigisha nk'ijambo kumva ukozweho sibyo cyangwa se wanamutse wajya nko muri caci baririmba ukumva wongeye guhembuka niyo mpamvu mvuze ko ubaye mu Kristo udaterana mu nzu y'Imana biragoye cyane kunamuka no gukamuka umwuka nimba umuryango wawe ari abakristo ibyo bikugira umukristo nkunda cyane kuko baravuga ngo igiti kigorba kigitonya kuko nimba nkuze mu rugo ari abakristo ni ukuvuga ko nabo banoje inzira y'agakiza yes ko mbyemera umuryango wanjye ntabwo wangira kuba umukristo umukristo ni ikintu umuntu navuga ko kinjira mu buzima bwe kitanyuze ku wundi muntu kuko tuzi abantu benshi cyane b'abakristo ariko bafite abana babananiye tuzi abana b'abakristo ariko ababyeyi byaranze numva rero kuba umukristo ntabwo biva kuri famiye nkuko Bibiliya yavuze ngo ntabwo byavuye ku mirimo yacu cyangwa se kuri za kavukire zacu urumva uvuga ngo hari ahantu icyo kintu cyavuye ku Mana kizagisanga ngewe gusa kitanyuze kuri famiye yawe
hari inzira imwe ijya ku Mana. Yego. Hari inzira imwe ijya ku Mana. Kirasa n'ikibazo nabajije mbere ariko ndashaka kugira ngo twongere tudusubize neza. Hari inzira imwe ijya ku Mana. Ese koko iyi myizere dufite yose iri kutuganisha ahantu hamwe? Iri kutuganisha mu cyerekezo kimwe. Imyizere abantu bose dufite, abantu bafite bamwe na bizera ibi, abandi bizera kandi bose bizera iyo Mana uvuga, undi nawe avuga abayoboka Mana, reka mbyite gutya, religion zitandukanye, kandi hari inzira imwe ijya ku Mana. Koko iyi myizerere itandukanye cyangwa se aya mayoboka Mana atandukanye ari kutuganisha ahantu hamwe kuri destination imwe? Wapi? Ntabwo byavamo. Akabazo k'amatsiko rero, mukunze kureba amadinosaur. Warebye filime z'amadinosaur? Ntabwo yibona. Reka mbaze mugana. Ntabwo uzi dinosaur? Nabejo ubundi bavuze ejo bundi. Yego, dinosaur se tuyibona muri ahantu tubona dinosaur. Nakubeshye mvugishije ukuri, gusa birimo ko ziri muri Bibiliya ariko ntabwo nakuvuga mu murongo nta. Urakoze cyane rero warudukurikiranye. Iyi yari quiz ikiganiro The Connect, yari The Connect quiz. Tukurarikira rero gukomeza ukurikirana ibiganiro byacu. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyari quiz. The Connect rero nakagaruka, tubaye tubashimiye, reka tubasezere.